maso y'abakinnyi ku mubiri n'umukinnyi wa Rayon ndetse n'abafana bari ariko mu bwonko si umukinnyi wa Rayon Sport nabyo ntago byagaragaye neza ni no mpamvu kubw'inyungu za Blaise reka mbivuge gutyo kubw'inyungu za Blaise n'inyungu z'abatoza ba equipe ya Rayon Sport umuntu bita Nishimwe Blaise ni bamwibagirwe bamureke kabisa kubw'inyungu za Blaise bamukure mu bare kubw'inyungu ze kuko Blaise dusubire n'inyungu za equipe kubatoza gutangira imyitozo ko byaragoranye sinzi niba abantu babyibuka gutangira imyitozo yaratinze bigeraho binginga habuze ngo amafaranga ngo Rayon Sport ngo ari murimo ngo niyo yagiraga impamvu ituma titabira imyitozo igihe kiza kugera atinze araza ariko nabwo agakora imyitozo ibiri ejo agasiba havuzwe amakuru ko ngo yarwaye ngo yakoze accident muri buka accident nawe yavuze ngo nabonye umubyeyi wanyandikira umubyeyi waranyandikiye message hano ndayisoma rwose kuri radio umubyeyi biragaragara rero ashobora kuba yarahuye n'ibyo bibazo mama wanyandikiye kabisa mama wa Blaise ni wanyandikiye kuri radio hano rwose kazo ashobora kuba yarahuye kuko n'ibyo bibazo ariko Blaise mu mutwe we ameze nk'umuntu utari muri Rayon ari muri Rayon nk'umuntu wagiye ari umukinnyi ugifite amasezerano yego ariko ibitekerezo bye ntago biri muri Rayon ko bigaragara kandi arimo gusoza amasezerano hasigaye amezi gusa rero gukomeza kuzirika umukinnyi nanjye nibyo nababwiye ngo kubw'inyungu ze umutekano we wo kugira ngo ejo n'ejo bundi Blaise nagira n'ahandi ajya azakine birashoboka ko yagaruka mu kibuga agakora ikosa akazanyereye nta kindi kintu kibiri inyuma mu kibuga urumva hitima niba ngo kubw'inyungu ze n'umutekano we Blaise hari ingingo namureke bikaba n'inyungu za hari ingingo kubera ko igihe cyose Blaise azongera kugaruka mu kibuga byateza ikindi kibazo kiremereye kubwa amahirwe nimugora ntiyaje mu myitozo ntiyanavuze nta umwitawe kandi Rayon Sport biteguye ngo kumuhemba nta kibazo na kimwe kubera amasezerano ibi biranyibutsa abakinnyi bari muri polisi umwaka ushize bamwe muri bo bakoze amabara bikanyibutsa bamwe mu bakinnyi bari muri Rayon bakoze amabara umwaka ushize byarangiraga gutya Blaise ntibibatungure Blaise kariyeri yishobora kuba yiteretse akadomo ku giti cye turabaza abakinnyi bice ntabuze icyo yizeye ariko abakinnyi bacu none se nabo muri polisi umwaka ushize bari bizeye abakinnyi bacu babira baswa rimwe na rimwe abo muri yose bari muri umwaka ushize bari baremereye ubu bariye nkoresha ijambo riremereye ariko hari amakosa bakora babeshesha utuntu nk'utw'umwana mutoya w'incuke biroroshye abakinnyi bacu ubona babasiniya kuvuga ngo ikipe runaka ngo izamutwara akanyurwaho kugira ngo atange amanota siwe nabwiye ngo buri sezo ariko kibaza ikintu cyizeye yuko ikipe izagutwara niki ibi bintu akoze muri Rayon n'ahandi azajya azabikora ikipe kunyuramo iremera ko izagutwara ukayitsindisha byashoboka se sibyo babwiye umutozo bikarangira abakinnyi basigaye ku matara nibyo babwiye umutozo wa Sanezi bati uwo muntu ugutije imbaraga hari igihe azakubwira ngo nsubize imbaraga zanjye utegereza ko umutozo ajya muri iyo kipe yamubwiye ngo tugutize imbaraga niyo abakinnyi benshi bazajya bisanga kuri feruje ku matara sinakubwiye ko buri kwezi buri sezo zatwe kubwira abakinnyi tuzajya tutondagura abakinnyi birangije ubwabo cyane kubera ko bakoze amakosa uyu nguyu yariyongera ku bandi se ngubeshye polisi ifite abakinnyi barenze bangahe bari beza bari ku isoko bari baryoshye bari hehe byagenze gute n'uyu mwaka uzabona azapfa ubusa n'uyu mwaka hari abandi Rayon Sport ntiyari bafite niba Kalisa arashira azakomeza gukina kuri nabonye kuri match ya derby ikomeye nyuma ya sezo azaba ashakwa nande kandi mu mukino twavuga ngo akwiriye kujya hanze niba safe twabonye kuri derby baruriye hanze ni ikipe yamukenera mu rugero rwa hafi niba ubona ko abakinnyi bari kuri top bakomeye ahubwo bajya gusoza shampiyona bakambakamba ni kwa he ubwo rero ya Blaise niwe uburyo akorera byizeye ariko nuzamufata agomba kumushyira akabazo kandi ntuse kazuba ngo ese ni umukinnyi nkeneye cyangwa nuza kwica vestiaire yanjye ndaguha urugero byoroshye cyane umudamu wananiye umugabo bagatandukana akazana n'undi mugabo wowe wamushatse wa kabiri uba wizeye ko uwo mudamu muzarambana agomba kuba harimo akabazo agomba kuba harimo tena kuko iyo abantu babiri batandukanye agomba kuba harimo ikibazo nta n'umuzima burya ngo uburimo burya nta mugabo mwiza utandukanye n'umugore nta n'umugore mwiza utandukanye n'umugabo kuko baravuga ngo urwo ubundi anige babyeranye n'urugamba baravuga ngo ugomba kurwana urwo rugamba rwawe suko aba bana basazanye ari uko bose ari abamarayika oya buri umwe agomba gucunga izamu rye ko ngo ugomba kwihanganira umugabo wawe n'umugore umugabo akihanganira umugore we yego ntabwo bose baba bagororotse ntibavukanye ntibishoboka buri muntu afite ingeso ze yakuriye ahantu hatandukanye
nta buhanga bundi buhari ariko uvuga ngo urabona yarananiye ibi n'ibi abantu baba baguseka ku ruhande buriya hari abantu bibeshya ntabwo wavuga ngo umugabo yarakunaniye cyane nubwo wavuga ngo umugore yarakunaniye icyo abo batandukanye abakwiriye guhitamo guceceka. Dore ikintu gikomeye Kazo abantu batazi mu bantu bubatse no kuvuga ngo abantu bibeshya ko kurambana kw'abantu babiri ari urukundo rutuma abantu barambana. Uzi impamvu abantu barambana Kazo? Difference no kwihangana no kwihanganira. Nicyo kinyuranyo itima. Ntaho rudashya n'abahugurwa n'iki ntaho muri wewe barakubwira ngo pastor aratinyuka akajya imbere akabwiza akakubwira ati ngiye umudamu wanjye ejo bundi yarankuruze bigenda gutya ariko mpita mbibona ko ari satani no kwa pastor runaka rurara rushya ntaho badashwana. Difference ni kwihangana no kwihanganira na itima. Ubundi barabanga ikintu cyoroshye ni kimwe afite aho yakuriye nawe ufite aho yakuriye buri wese afite imico ye. Si mushiki wawe yego ntimwarezwe kimwe yego naho bigoranira rero bivuga ngo buri umwe agomba kwihanganira undi nta bundi buhanga buhari ariko kugenda usakuza ngo urabona ngo umugabo wanjye ngo yananiye ngo umugore wanjye yananiye abantu baraguseka. Nibyo nanjye nari mubwiye kuri Blaise ubwo rero ibyo ruvuga ese wananiye urugo niwe uzaba mwiza kuri Rayon Sport ubaye ikibazo ari ishuwa ko aho uzajya uzaba mwiza kuko ukwiriye kuva mu ikipe neza nkuko Christian yashoje nkuko Zidane yashoje amasezerano akajya muri polisi. Clement yarabizi ko azajya muri APR ariko yakiniye Rayon Sport kugera amasezerano yarangiye. Yari umuntu umukinnyi wabo cyane ubwo ko banamutije buriya umwe mu bakinnyi bakomeye cyane umwe mu bakinnyi bakomeye cyane umwe mu bakinnyi bakomeye simvuga amazina ye ni inshuti ya Kazungu ni inshuti yanjye ni inshuti ya Claude Hitimana simvuga amazina ye ni umwe mu bakinnyi b'abaseniye aranyandikiye ati inshuti zanjye z'urukiko mufashe Blaise n'umwana kuko muri abantu bakurikiranwa n'abantu benshi cyane. Blaise n'umwana arabakeneye ubu nibwo ari mu bihe bibi nubwo ari mu bihe bibi mumufashe n'umwana ashobora kurangira mumufashe mugerageze mumugire inama. Ni ubutumwa bwo mu bakinnyi b'abaseniya muri equipe y'igihugu Amavubi titirere n'umuntu seniya Kazu inama yeze Blaise reka tumugire inama irutiye abatoza se reka tumugire inama ibyo avuze ku ruhande rumwe nabyumva n'umwana muri tumugire inama dutangiye tuvuge ngo Blaise uracyari iyi ni inama tukugiriye ufite talent abantu bose barabibona yego nta muntu ushidikanya ku bushobozi bwawe ufite umubyeyi wakinnye umupira ku rwego rurenze n'umukinnyi w'umuseniya Kazu reka tubikore pe niyo mpamvu yego Hitima mugire inama pe je nibyo ntangiye mvuga nti Blaise uracyari muto sinzi imyaka afite ariko ntabwo arengeje imyaka 22 gutyo ni 3 ugezemo siza 23 ntabwo ari ase nine ntabwo ari ase 24 aracyari muto icyo ni kimwe na avantage afite tala iyo na avantage ya kabiri iya gatatu yakuriye mu maboko y'umubyeyi wakinnye umupira uzi uburyo umukinnyi ashobora gukura ibi zazana hora ashobora guhana nabyo mu nzira ya kariyeri ye ashobora kumufasha. Icya kane yagize amahirwe yo kuva mu ikipe ntoya nka Marine azi Kigali mu makipe makuru akaba noneho yaragize n'amahirwe yisumbuyeho ko nyuma y'ikipe ari mu bungu ya Rayon Sport hari n'indi kipe yamwifuje yitwa AP. Urumva ibyo ngibyo byose no kugaragaza ko abo bantu bose babona ko ufite tala. Ibyo bintu byose rero nk'umukinnyi ukiri muto uhamagarwa mu ikipe y'igihugu ntabwo kurangiza amasezerano muri club muri ubu buryo ari kubikora ari byo byiza. Natuze niba ari amezi asigaye makeya faze returu ntabwo yakunanira uramutse uri umuntu uzi icyo ushaka. Faze returu ni igihe gito gisigaye uramutse unakoze why not se hari ingingo atakongera akakugarura ugakora ukamurega uko kuri tayari gufasha Rayon Sport muri faze returu cyane ko Rayon Sport bigaragara nyine ko ari muzima ameze neza yamukenera mu mutwe ari pose ugasoza amasezerano yawe neza none niba ari niyo APR ukazayijyamo nyuma cyangwa se niba na Rayon Sport mushobora kuganira mu gahuzi ikaba yakongerera amasezerano cyangwa se ukaba wanasohoka hanze ariko Rayon Sport usoje neza usoza amasezerano yawe neza. Kamabwira ikintu uzi ko abakinnyi babigize umwuga Kazungu basoza amasezerano ariko bari kuri top bameze neza bakina cyane bigurisha bashaka amasezerano yewe mbabwiye ibintu kuko nkunda kuvuga ibintu bikaba n'Imana ikabishimangira. Blaise si umukinnyi ukina muri APR mbibabwiriye hakiri kare ku buryo na floppinga muzabyibuke muvuge muti Kazungu arabivuze ni nkuko nabwiye abantu ndabwira uyu mwana wo muri Marine arakomeye ariko kuri APR n'urundi rwego Fisto n'urundi rwego ibinani na Jabel ntabwo bituma Fisto mbibabwiriye aha mu byandikiye muzabyibuke
kubera icyo atahakina aperi ku rwego rurenze Blaise mu mikinire cyangwa imyitwarire mu mikinire nta kintu Blaise arakora gikomeye muri Rayon Sport gituma uvuga kuri top nkuko banje bari bameze abo ni aperi keneye babakinnyi bari kuri top bakina cyane bakina match zose uko Sefu yaje ameze uko Anje yari ameze uko Manzi yari ameze ariko wakinnye wasimbuye byaba barafinda abo si aperi keneye n'abakinnyi bagera muri aperi bagafropinga byoroshye igitutu cyayo bigusaba guhora ukina neza baraboneka bavuye muri za Muhanga baraza bari impoza ntacyo mvuze bigusaba ko ufite discipline neza ahubwo discipline niyo wageraho impungenge ku rwego ruhe none se barahura na AS Kigali bakaba abana batoya kuko niba bakomeye nibigaragaza kuri ba Sefu kuki se baba abana bato kuri ba Sefu reka ngo nabo si baperi yakaba yifite sibyo twavuze se abaperi yakaba yifite bakwiye ko barusha ba Sefu barusha na barashide ariko bagera imbere ya barashide bakaba abana reka twerekeze mu rucaca kuri wowe kubwaho ukabona ko byagorana ko yakina muri aperi abo ni abakinnyi baza marine inama ngira Blaise ni mu makipe matoya niba umushaka si bihakanye ariko ndabwo mu byandike iramushaka nimubona ari kuri top kuri aperi match nk'icuma kine ubwo nzaba naribeshye ahubwo se aperi yo yakwishimira yamutwara imuharaye azakina aperi yakwishimira gutwara umwaka wa nyuma rega nta kinnyi muri Rayon nta kinnyi basarakinye ko akoroga kuri bench naho nshingira nuko ngo gutwara ababencheri bwabyo ba Rayon Sport n'uyu yandikire gutsinda Rayon n'umukinnyi so mu matakomeye n'abakinnyi mwe mutumva ingaruka yo gutwara ababencheri n'abamanager n'abavandimwe b'abakinnyi uba ugomba kuba ufite abakinnyi bari kuri top babanzamo uganira n'umukinnyi ujye umubwira ngo niwibeshye ugakorerere yo kwitwa ko wabariwe muri ka gaco k'abakinnyi banyurwamo na adversaire uwo ari we wese bagiye gukina bizashyira iherezo ku kadomo bizashyira iherezo n'akadomo kuri kariyeri yawe Kazo gukina muri EPR no gushirira ibinye mu yandi makarabu kaza umeze neza ukomeye ubyumve neza